Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba ONENATIONRADIO haba hano muri Amerika no ku isi hose. Tukaba turi hano Washington DC aho twitabiriye umwiherero w'abayobozi ba diaspora hano muri Amerika, aho bitabira buri mwaka igikorwa kiba ngarukamwaka, aho bahura n'ubuyobozi bwa ambasade n'inzego za diaspora zose bakaganira ku bikorwa byose bijyanye n'iterambere ry'abanyarwanda batuye muri Amerika no mu gihugu. Uyu munsi rero hakaba habereye ibikorwa bitandukanye byaganiriweho muri group discussion, ibitekerezo yagiye bitangwa n'abayobozi ba diaspora mu ifatwa ry'ibyemezo n'ibikorwa byose baba bagiye gukora muri uwo mwaka. Hagiye haganirwaho mu bintu byinshi, investment, trade, hagiye haganirwaho gahunda zo gufashanya no kumenyana mu buryo bwagutse hano muri Amerika, ama RCS cyangwa se inzego za diaspora zikagenda zimenyana mu buryo bwa investment, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bujyanye na trade. Byari byiza cyane, twabashe kujya tuganira n'abayobozi batandukanye bitabiriye uno mwiherero, ku buryo bavuze ko hafatiwemo imyanzuro myiza kandi igiye gutanga umusaruro yaba ku banyarwanda bari hano mu gihugu n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Twiteze ko uyu mwiherero ugiye gukomeza kugeza ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 6 ukaba ari buzasozwa. Tukaba tubararikiye rero ibiganiro biri bugende bikorwa, turi bugende tubibereka muri highlights, tukaba tuzabasha kuganira na bamwe mu bayobozi bitabiriye kino gikorwa. Kino gikorwa tubabwire ko tukitabira inshuro nyinshi nka ONENATIONRADIO kandi cyagiye gitanga umusaruro. Jewe ndi Bahati Kalisa nkaba ndi hano Washington DC gukurikirana kino gikorwa isaha ku isaha. Tukaba turi bukomeze rero kugenda tubamenyesha ko gahunda zimeze. Murakoze. Kongeye kubaha ikaze hano kuri ONENATIONRADIO. Tukaba dufite umushyitsi tugiye kuganira ku mwiherero udasanzwe wabaye uyu munsi hano Washington DC. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa nyakubahwa bwana Yehoyada. Muraho neza Bahati. Murakoze cyane bwana Yehoyada. Nyuma y'umwiherero ibyawuranze nk'umuyobozi wa USRCA, uyu mwiherero se murabona mwabyakiriye mute? Bashimire cyane kuba muhaye umwanya kubabwira uko gahunda yacu yari imeze. Uyu mwiherero wari mwiza cyane, wahuje abayobozi bo muri Amerika USRCA benshi, kandi baje biteguye kugira ngo tugire ibiganiro byubaka community zacu, kandi byatambutse neza. Twagize ibiganiro byiza byitabiriwe na benshi, kandi turashima bose abashoboye kuza. Urakoze Mr. Yehoyada. Nk'uko bivuze uyu mwiherero witabiriwe n'abantu benshi, nkasanga se musanga ari akahe kamaro uyu mwiherero ugiye kugirira diaspora muri rusange y'abanyarwanda batuye muri Amerika? Ndabashimiye kuri iki kibazo. Ubundi iyo umuntu afite team nk'ubu uyu muryango w'abanyarwanda muri Amerika, biba bibaye ngombwa kugira ngo duhure kenshi mu buryo bushobotse, kugira ngo dukore ibyo nakwita harmonization, kugira ngo twese tube dufite imyumvire imwe, dusangire ibitekerezo, kugira ngo imiryango tuyobora, kuko dufite communities zirenga 20 mu gihugu hirya no hino. Abanyarwanda batataniye hirya no hino, tuba tugira ngo twese twibumbire hamwe, dufite intego zimwe zo kwiyubaka hano muri iki gihugu ndetse n'abiwacu mu Rwanda, kugira ngo bamenye yuko tumerewe neza, ko tuyobowe neza. Urakoze cyane Mr. Yehoyada. Mu byo mwakanguriwe harimo gufata inzira y'icyerekezo kimwe. Musanga se n'iki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibyo myanzuro mwagiye mufata muri uyu mwiherero? Kuri ubu twaje kuganira ku buryo tureba niba dufite ibibazo duhuje, kugira ngo tubifatanye, kugira ngo turebe niba hari ibintu bishya twakwiga natwe tubishyire mu bikorwa byacu. Ariko mu kintu cy'ingenzi ni ubumwe, kugira ngo tugire ubumwe mu byo dukora, kandi tugire ibyo nakwita accountability, kugira ngo buri muntu wese yiyumvemo ubunyarwanda
kandi na community y'abanyarwanda igaragaza agaciro abanyarwanda dufite, kuko hari abantu hariya hanze no mu isi basa naho bashaka kugabanya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se batuzaniramo ibibazo, ariko igihugu cyacu muri Afurika ni igihugu kiri gutera imbere. Natwe hano muri Amerika dushaka kugira ngo tugaragaze yuko dufite gutera imbere n'ubumwe buzarama igihe kirekire. Urakoze cyane, uvuze ku kintu kijyanye na accountability. Ni ikintu gikomeye cyane kandi nabonye mwashize imbere cyane. Nka One Nation Radio nimugoroba habaye umugoroba w'imihigo. Mwitezeho iki ko ino mihigo igiye gutanga umusaruro muri kino gihe mugiye kujya mu bikorwa? Muri bimwe byavuzwe nuko nubwo dushaka ubumwe bw'abanyarwanda, turi muri za states zitandukanye n'isura n'ishusho ya izo states ziratandukanye, zifite uniqueness, ubudasa. So buri muntu yagiye atanga imihigo ikurikije abanyamuryango babo kugira ngo bigeze ku bintu bashoboye. Hari abagiye batubwira bati think big ariko mutangire small. Icyo dushaka kugira ngo muri iyo mihigo tugende twihe iyo mihigo, ariko tugende tuyisohoza buhoro buhoro, tuzana abaturage bose baze kuri iyo gahunda kugira ngo tugere kuri ibyo bintu twifuza. Hari bamwe bashaka kureba gushinga za monument z'urwibutso, hari abashaka gukora campaign zo kumenya abayobozi bo muri za states zabo, ba representative na ba senators, ndetse kugira ngo na za states turimo zishigikira abanyarwanda n'amateka yacu bayamenye, kugira ngo tubumvishe ubwiza. Kandi bamwe bashaka kugira ngo bakoreza campaign zo kugira ngo Amerika n'abandi mu isi yose baje bazi Rwanda muri ya Visit Rwanda wish and campaign, kugira ngo abantu bamenye igihugu cyacu ko giteye imbere, bazi bakigireho ibyiza twagezeho. Urakoze cyane Mr. Yoheda. Mwiteguye gute kurushaho guhangana n'abantu basebya isura y'igihugu ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi? Igitekerezo cyiza, kuko muri iyi minsi twumva ibintu bya social media bivuga igihugu cyacu nabi, abashaka gusubiza amateka yacu, kuyavugurura uko atari. Hano abayobozi baje bose, amabwiriza twasangiye n'abandi nuko tugomba kwibuka yuko umwanzi ashobora kuba yarahinduye isura ikaba yashyize kuri za internet, ikoranabuhanga, bandika ibintu. Natwe dushaka uburyo tujya twandika, tujye tumenyesha abantu kugira ngo niba ukuri kwacu tuzi n'amateka yacu akomeze kuba atyo uko tuyifuza, abantu be kutwandikira amateka yacu, tumenyesha abantu batuvangira uko nabyita, bamenye yuko duhari kandi amateka yacu turayazi, kandi igihugu cyacu tuzayiteza imbere, ariko tubanje kwiteza imbere hano. Urakoze cyane Mr. Yoheda. Dusoza, niki mwabwira abayobozi b'umuryango w'abanyarwanda baba muri diaspora ya Amerika muri gahunda zitandukanye twagiye tuganiraho, cyangwa se muri gahunda zaganiriweho mu mwiherero? Niki wabagezaho kuri uyu munsi? Icyo nabagezaho ni uko dufite umuryango ukomeye, umuryango urimo utubuka, cyane cyane urubyiruko rwacu dushaka kugira ngo rumenye amateka yacu, urubyiruko rwacu rukunda igihugu. Kandi numvise abantu benshi bifuza yuko twashaka uburyo abana bacu basura u Rwanda mu gihe cya summer nk'ubu tugiye kujyamo, kugira ngo bagende nabo, ko nibo tukomeza kubita the next generation leaders, tukomeza kubita abazubaka igihugu. Ariko mu gihe tutabafashije kugira ngo baje mu gihugu babone icyo gihugu dukomeza kubabwira, twifuza yuko buri munyarwanda batubwira abana babo bafite b'urubyiruko, kugira ngo abashaka kugira ngo baje i Rwanda tubashakire uburyo n'impamvu baje kureba iwabo, kugira ngo nabo bazaje bamenya amateka yacu n'ubwiza bw'igihugu cyacu. Murakoze cyane Mr. Yoheda, murakoze cyane kuri iyi interview nziza. This is One Nation Radio. Nje nkaba nari Bahati Kalisa, nuva twasozereza hano naho ubutaha, kandi tubifurije ibikorwa byiza biri imbere. Turabashimye namwe, kandi Imana ikomeze kubahira, bayobore, ibahe umugisha. Urakoze cyane.
mwongeye kwirirwa abakunzi ba Nation Radio nk'uko twabasezeranyije, tukaba turimo kugenda tuganira na bamwe mu bitabiriye uno mwiherero uri hano Washington DC. Tukaba turi kumwe n'undi muvandimwe hano witabiriye umwiherero. Watangira wibwira abakurikiye Nation Radio? Murakoze cyane, nitwa Barbara Mbabazi, nkaba ntuye muri DMV, nkaba ari njye ukuriye commission agenda y'ahangaha muri DMV. Murakoze. Urakoze cyane Barbara. Nk'umunyarwandakazi witabiriye uno mwiherero, nk'umunyarwandakazi kandi uba muri diaspora hano yo muri Amerika, ni iki wungukiye muri uno mwiherero? Nungutse byinshi cyane. Hari kumenya inkuru ivuye ku isoko nyayo, atari ibintu twabwiwe. Uyu akaba ari umwanya nabonye mwiza kugira ngo mbone icyo u Rwanda rudushakaho nk'abadiaspora, nkaba mbonye ibisubizo nyabyo kandi mbona bifite umumaro mwinshi munini ku banyarwanda batuye hanze cyane cyane. Usanga agenda ihagaze gute magingo ya muri Amerika nk'umunyarwandakazi uri mu nzego za agenda hano muri Amerika? Twavuga ko dushima Imana ko Imana yatwibutse muri iki kinyejana, hari wenda kuko siko kera byari bimeze. Ntabwo umugore yahabwaga agaciro bitewe n'amateka twakomotsemo, ariko sofa kubera umuyoboro mwiza twabonye uturuka kuri perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame, twabashije kwibonamo, tukaba turimo kuvayo kugira ngo tubashe guhagarara no gusobanukirwa neza uko dukwiye guhagarara nk'abadamu, atari kugenda ku mvugo cyangwa se no gukoresha nabi ya mvugo bavuga uburinganire, ariko no kumenya neza uburyo dukwiye guhagarara nk'abadamu, atari gusumbya abatware. Murakoze. Urakoze Barbara, uvuze ukuri, nibyo koko. Nk'abari n'abategarugori b'abanyarwandakazi baba hano muri Amerika, nk'uko bivuze nka agenda, uruhare rwanyu ni uruhe muri country development mu Rwanda? Navuga uruhare dufite, icya mbere ni uko tugirirwa ubuntu bwo kugira ngo twegere embassy ibashe kuduha iyi platform, kugira ngo tubashe kwisobanukirwa neza. Hanyuma nitwisobanukirwa neza n'uburyo dukwiye guhagarara, niho hantu tugira izo mbaraga zo gutwara ubutumwa bwiza tugiye mu iwacu mu Rwanda, kugira ngo tubashe gufasha n'abanyarwandakazi bari hariya bumve yuko bibone muri iyo shusho ko bashoboka guhagarara, bashoboka kuvuga ijambo. Ndumva aricyo kintu nabasha kuvugaho. Murakoze. Urakoze cyane Barbara, ndumva mugeze kure mu bikorwa. Mu Rwanda abanyarwandakazi bageze kure biteza imbere kandi biyubaka. Mwebwe hano muri mu ntara ya gatandatu, mwabwira abakurikiye Nation Radio ko mugeze hehe mwiteza imbere nk'uko tubona umuvuduko w'abanyarwanda mu Rwanda? Ubu kubera ubu turimo kugenda muri speed ikwiye, kuko tugirwe n'ubu nanone kuba turimo kuyoborwa n'umuyobozi w'umudamu ariwe ambasada wacu Matilda Mukantabana. Ni ukuvuga ngo atubereye umuyoboro mwiza, bidufasha kugira ngo tubashe kugera nanone mu gutera imbere cyane mu buryo bwose, haba mu bitekerezo no mu bifatika tukabigeramo. Ariko turashima Imana ko babonye ko muri US hakwiye umubyeyi wumva wandastandinga ku buryo adufasha muri urwo rugendo kugira ngo tubashe guteza imbere igihugu cyacu. Arakoze Barbara cyane kuri bino bitekerezo. Mbibutse ko this is Nation Radio, turi hano live Washington DC, aho twitabira umwiherero w'abayobozi bahagarariye inzego za diaspora hano muri Amerika. Tukaba turi kumwe na Barbara tuganira nk'umuntu witabiriye ariko uhagarariye agenda hano Washington DC. Dukomeza rero Barbara, ku kibazo kindi gikurikiyeho, mu Rwanda haba umugoroba w'ababyeyi. Nkibwira ko uwo mugoroba ugira akamaro ku banyarwanda, cyane cyane abanyarwandakazi. Nko mu ntara ya gatandatu nk'abanyarwandakazi baba muri Amerika, niko bimeze akagoroba k'ababyeyi? Murakoze cyane kubwo icyo kibazo mumbajije. Ku kagoroba k'ababyeyi twabonye ko ari ngombwa cyane kandi kadufasha nanone kugira ngo tumenyane hagati yacu.
kubabwiza ukuri tugeze kure, duhura natwe kugira ngo tumenyane, atari ibyo twabwiwe n'abandi bantu, ariko tubashe kuvuga dusohoke bamenye Babura uwo ari we, atari Babura bumvishe ahandi hantu, ariko bumve imvugo yanjye uwo ndi we. Ibyo bidufasha kumenya, bakamenya na goals zanjye mfite n'icyerekezo mfite kiganisha ku gihugu cyanjye. Akagoroba k'abadamu turagafite kandi karakora cyane. Hari ukuntu k'empowering abadamu, aho wari ucitse intege wumva yuko you can no longer go back to school, ukumva umuntu arakubwiye ati hari washarinze iyo story, atubwira ati nubwo singize imyaka 40 ndacyagenda ku ishuri. Rero ugasanga hari nk'abadamu baba bihebye bumva yuko ntabwo bagishaka kujya ku ishuri kubera imyaka, ugasanga arahumurijwe muri ubwo buryo. Aho hantu harankozeho cyane. Akagoroba k'ababyeyi karankorera, karakorera n'abandi, kandi nimo no encouraging buri ahantu hose akagoroba karakwiye no kuvuga bidufasha in general nk'abadamu. Murakoze. Urakoze Babura cyane, ni ingenzi kandi nabonye nagiye mbona muri presentation zanyu mugenda mubivuga, hari icyizere cyiza kandi mwarakoze kuba murimo kugenda mukora. Babura, gusigasira umuco w'igihugu cyacu ni zimwe mu nshingano zanyu nk'abanyarwandakazi baba mu mahanga. Mwebwe mugira uruhe ruhare kugira ngo uno muco ntucike? Nko mu ntara ya gatandatu nk'ababyeyi hari ikintu mukora kugira ngo dusigasire wa muco nyarwanda ku banyarwanda batuye hanze? Wasobanura gusigasira? Gusigasira ni nko protecting wa muco wacu nkuko turi mu ntara turi mu mahanga. Hari ikintu mukora nk'ababyeyi kuri icyo kintu? Murakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza cyane kandi gihora kimba ku mutima nk'umubyeyi nanone, cyangwa se nk'umuntu uhagarariye gender muri DMV. Maze iminsi nsharinga icyo kintu cyo kuvuga yuko ni gute dushobora gusigasira uwo muco wacu wa kinyarwanda, ariko nanone n'ubuyobozi bwiza tuba tugenderamo ni handi bavuga ngo tugomba gutoza abana abari hasi yacu kugira ngo tugire a great future ahead. Ahangaho mwibanda cyane cyane ku bana b'abakobwa. Rero kuba bari mu mahanga, twabonye ko ari ngombwa kugira ngo bagire uwo munsi kugira ngo baganirizwe ku gihugu, baganirizwe n'uburyo bakwiye kwishyira hamwe, bamenye bese ibyo tutigeze tumenya mu gihe cyacu, kuko dukura twebwe icyo gihe ntabwo twabonye amahirwe yo kuganirizwa n'ababyeyi ngo batubwire bipfira aha bigenda ahangaha. Hari ukuntu twiyaranjije, byose ni benshi cyane ubona tutungutseyo, ariko noneho kubera social media yabaye ikintu like it's open ku bana, turifuza ko abana batayoba muri iyo nzira ya social media. Rero nk'ababyeyi numvaga twashyize igitekerezo turavuga ati ni gute dushobora kugira ngo tuganirize abana b'abakobwa kugira ngo bamenye umuco w'aho bakomoka n'umuco wa gikobwa, bakwiye kwifata gute stage by stage, kuva ku myaka mitoya y'ubwangavu bajya gushaka, bamenye izo stage zose, kuko ni ahantu henshi twagiye tubona twapfiriye mu gukura kwacu. Ubu nkaba nifuza kugira ngo icyo kintu nacyo kintu duhagararaho cyane kugira ngo tuzamure generation ikomeye cyane, kugira ngo tuzabone nk'aba ambassadors bahagaze nk'ukuntu ubona ambassador wacu Matilda ahagaze nk'umudamu kandi uhesheje ishema u Rwanda. Murakoze. Urakoze Babura, ibyiza ni byinshi nagiye mbona muri presentation, ariko ntihabura challenges mugenda muhura nazo nk'abategarugori. Ese zaba zihari? Ese muhangana nazo gute challenges? Murakoze cyane. Challenges zirahari cyane bitewe n'ahantu dukomoka n'ahantu twavuye. Ubwo rero uburyo tuzovakaminga, ngiye nkunda kubwira abadamu ugomba guhagarara ukimenya, and then you step out, just give a step and then izindi zagenda ziza, kuko iyo dukomeje kwicara hasi izo challenges zakomeza no kudukandamiza. Nitwimenye, ugasanga nituvuga n'ijambo aho bikwiye tukitinya, ariko ubu ngubu turimo kugenda tumenya izo challenges,
tuka reaching out no kuri ba badamu bahuye n'ibibazo bitandukanye ariko tukababwira bibaho, be strong, ni gutya dushobora gufatanya nk'abadamu kugira ngo tubashe gukumira guhagarara as women. Murakaze cyane. Dusoza Barbara, urakoze cyane. Dusoza, ni ubuhe butumwa waha abandi banyarwandakazi baba mu mahanga by'umwihariko hano muri Amerika, bwabafasha kumva akamaro ko gutanga umusanzu ku gihugu, cyangwa se kubaka igihugu, uruhare rwabo mu kubaka igihugu? Murakoze cyane, umbajije ibibazo byiza cyane kandi nezerewe cyane gusubiza. Nashaka kugira ngo ninyure buri munyarwanda wese uri hariya hanze. Nyiza hanga ntabwo maze igihe kirekire, hari abantu bambwiraga ati ugiye gutanga amaraso, uratanga amaraso, ati noneho hari bamwe tutazi imvugo yo gutanga amaraso, tukibaza se ni Croix Rouge yaje ije gukuramo abantu amaraso kugira ngo ije gufashisha, ariko biba ngombwa ko bansobanurira, bananseka, barambwira ati hoya, ati urakora, u Rwanda ntacyo bakureba, nta kintu na kimwe bazagufasha, ngo uzavunika uzakora iki. Nanjye mbyumvise ndavuga sinya numva amabwirwe, ndavuga reka amagarare ndebe uburyo ibi bintu bimeze. Noneho baduhamagaye mu mwiherero, mbona bihabanye n'ibyo abantu cyangwa messages z'abantu bafite hariya hanze, totally different. Mbona ko u Rwanda ruri so concerned about buri munyarwanda wese utuye mu mahanga. Barashaka kumenya ese umeze gute, bipfira he, ni gute twahagarana nawe. Ugasanga abantu bafite messages bumva yuko turimo gukurikirana abishe n'iki, yego tubona bo ingaruka z'ibyo bakoze zizabageraho, ariko ntabwo ari u Rwanda barimo kureba abanyarwanda mumeze gute mu mahanga, muhagaze gute, ni gute twahagarana namwe. Nkaba rero nshimira cyane iyi embassy yacu y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Ambassador Matilda, ko yahinyuye amagambo avurwa hanze kandi nkaba ndi umuhamya wabyo. Ndashishikariza buri munyarwanda wese kumubwira yuko imvugo yo hanze atari imvugo wakuye kuri source nyayo, iyo ngiyo ibapfuye. Kugira ngo bimenye neza, embassy irahari kandi byangaragarije yuko u Rwanda ari imbyeyi, nuko nabyita, ari abantu batwitayeho. Nukuri Imana ibaho umugisha, ikomeze bakoreshe muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Arakoze Barbara rwose ku mwanya mwiza uduhaye ubusobanuro bwiza cyane, kandi nkibaza yuko n'abanyarwanda baba bari mu gihugu hano muri Amerika, no hanze no mu Rwanda hari icyo biri bubafashe. Urakoze ku mwanya wawe kandi tubifurije ibikorwa byiza muri uyu mwaka n'umwaka utaha. Twebwe turi One Nation Radio, twagumye kuganira n'abayobozi batandukanye bitabiriye n'umwiherero. Jewe nkaba ndi Bahati Kalisa hano Washington DC. Murakoze cyane, naho ubutaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.